Turabasuje kandi tubahaye ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda. Kuri uyu munsi mugiye kurigezwaho na Francine Musanganire. Ikirere cy'u Rwanda kirarangwa n'ibicu byiganje ndetse ku masaha yo kugicamunsi izuba rizaba ryiganje ku munsi w'ejo ku itariki ya 31 Ukuboza 2024. Kuri uyu munsi ku itariki ya 30 nabwo ikirere cyaranzwe muri rusange n'umucyo wari wiganje ahenshi mu gihugu. Ibi rero bikaba birimo guterwa nuko isangano ry'imiyaga twari dufite ndetse n'ubuhere bw'umwuka bumaze iminsi mu gihugu bwagabanutse. Reka turebe iteganyagihe duhereye ku muyaga. Umuyaga uteganijwe ni umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse n'6 ku isegonda. Uyu muyaga uzaba ufite icyerekezo cy'amajyaruguru ugana mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'igihugu. Ku masaha ya mugitondo hateganijwe yuko ahenshi mu gihugu hazarangwa n'ibicu bizaba byiganje. Reka turebe ibipimo by'ubushyuhe uko biteganijwe ahantu hagiye hatandukanye. Turateganya ko mu ntara y'amajyepfo igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C13 ndetse na °C15. Hateganijwe kandi ko mu ntara y'Iburengerazuba ariho hazagaragara igipimo cy'ubushyuhe gito ku masaha ya mugitondo kingana na °C9 zizaboneka mu karere ka Nyabihu. Ahandi hasigaye hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C13 na 17. Nyabihu niko karere kazaba gakonje ku munsi w'ejo. Hateganijwe ko mu ntara y'Amajyaruguru igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C12 ndetse na °C14. Iyi ntara nayo izarangwamo ibicu byiganje ku masaha ya mbere ya saa sita. Hateganijwe kandi ko mu ntara y'Iburasirazuba ho mbere ya saa sita hazagaragara n'izuba, naho igipimo cy'ubushyuhe kizaganijwe kiri hagati ya °C14 ndetse na °C16. Mu mujyi wa Kigali naho hateganijwe ko mbere ya saa sita hazarangwa n'izuba ndetse n'ibicu ariko nta mvura iteganijwe, naho igipimo cy'ubushyuhe kiri kuri °C16. Muri rusange nta mvura iteganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita. Nta mvura kandi iteganijwe ku masaha yo ku gicamunsi. Mu karere ka Kamonyi igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C28, igihe ahandi hasigaye igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C26 ndetse na 27. Mu Burengerazuba hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C25 ndetse na %27. Mu ntara y'Amajyaruguru igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe ku masaha yo ku gicamunsi kiri hagati ya °C24 ndetse na %27. Mu Burasirazuba niho hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kiruta ibindi ku masaha yo ku gicamunsi kingana na %31 mu karere ka Nyagatare, igihe ahandi henshi igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya %28 ndetse na 30. Umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo %30. Muri rusange ku munsi w'ejo ku masaha yo ku gicamunsi izuba rizaba ryiganje. Reka turebe iteganyagihe ry'indi minsi iri imbere, no kuvuga duhereye ku munsi w'ejo. Turakomeza guteganya igabanuka ry'imvura mu karere duherereyemo. Ibi bikaba birimo guterwa nuko isangano ry'umuyaga ryamanutse rigana mu bice bya Afurika y'Amajyepfo. Iki gice akaba aricyo kigiye gutangira kugira imvura ugereranyije n'igice cya Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Afurika yo hagati. Dusoze rero tureba igihe izuba rizarasira n'igihe rizarengera. Hategerejwe ko rizarasa saa 11:52 za mugitondo rikarenga saa 12:15 z'umugoroba. Murakoze, tubifurije komeza kugira ibihe bisoza umwaka byiza. Mugire ijoro ryiza.